isi mu mvuduko biterambere, iterambere ridasigana n'intambara, ubukene kuri bamwe, inzara ihitana abantu batari bake, ibyorezo n'uruhuri kuri iyi si. Ugize ngo isi dutuyeho, isi mu iterambere ry'iyubakwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ndetse no kurebana y'ingo hagati y'ibihugu bimwe na bimwe. Ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu hagendewe ku mbaraga, ubushobozi bw'umuntu cyangwa se igihugu runaka. Ikiremwa muntu mu mugambi mubisho wo kwimika imbere amanyanga, ruswa, amacakubiri, irondaruhu byose hagamijwe kwigwizaho imitungo. Isi dutuyeho ubu none hiri mu muvuduko w'ingeso mbi, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku rwego rukabije, ubusinzi, ubujura n'ubusambanyi. Ubu none ikiremwa muntu twamaze kwadukira nabo duhuje n'abibitsina, wagira ngo nagashinga kanditse neza twanasabira inguzanyo. Aha, ngo ni uburenganzira da. Ubusumbane mu buvuzi, uburezi, ubutabera kuri rubanda rwa naho nikora. Dore ubu hari umurengwe kuri bamwe kandi abandi barimo baricira isazi mu maso. Dore ubu divorce zirabarirwa mu bigezweho, abana baraboroga, ababyeyi nabo bapfa babyara, umubare wabo urarushaho kuzamuka umunsi ku wundi kubera kubura ubuvuzi n'ibikoresho bihagije. Ngaho menya byinshi byihishe mu ikoranabuhanga twita ko rigezweho umunsi ku wundi, uhereho umenya umutego mutindi ikiremwa muntu twiteze. Ibi byose ndetse n'izindi ngingo tutagarutseho ni bimwe mu bikubiye mu kiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cy'Imbuto TV dukora kuri internet. Isi dutuyeho, isi dutuyeho. Igihano cy'urupfu nicyo gihano kibaho kisumba ibindi byose umuntu wakoze ibyaha ashobora guhabwa, ndetse uhawe kino gihano ajya kugikorerwa n'ubundi yarangije gupfa kare mu mutwe, kubera ko igikomyo cyose aba yumva ko ibyo byose birangiye. Nta muntu utajya wibaza uko bigenderekera uyu muntu wahawe iki gihano cy'urupfu, uko aba arimo aratekereza ku munota wa nyuma, ibyifuzo bye, ibyo aba arimo yifuza kurya cyangwa se ijambo rya nyuma yavuga. Mu kiganiro isi dutuyeho cy'uyu munsi turaza kwifashisha ibitangazamakuru bitandukanye nka CNN, BBC ndetse n'inyandiko zo muri Texas, maze tubagezeho imfungu 8 zahawe igihano cyo gupfa, ndetse n'ibyaha babaga bakoze, ndetse n'ibyari biri mu mitwe yabo mbere y'uko bicwa, ibiryo basabye ubwabo, ndetse n'icyo bashatse kuvuga mbere y'uko iki gihano gishyirwa mu bikorwa. Mwibutse ko iki kiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cy'Imbuto TV dukora kuri internet. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turi kumwe n'umufatanyabikorwa wacu mu Imena, Nziza Training Academy. Nziza Training Academy ni ikigo gihugura aba engineer b'ubwubatsi hano mu Rwanda. Urabasanga aho bakorera neza imbere ya IPRC ya Kigali muri etage yo hejuru. Urahabona hari icyapa kinini cyane so Nziza Training Academy. Naho nje wagutegura iki kiganiro kandi ngaba ngiye no kukikugezaho, nitwa Fratine Frank Rugwizangoga. Ngo wayikaze. Yitwa Stoka. Uyu ni umugabo wavutse ku itariki 25 Mutarama 1959. Mu buzima bwe yari umubaji w'ibitanda, intebe ndetse n'ibindi bikoresho. Aho yakoraga rero hafi aho habaye ubujura mu iduka, biza kurangira nyiri iduka witwaga David Manrick w'imyaka 50 ahasize ubuzima. Biza kurangira Stoka afashwe, nubwo nta bimenyetso bikomeye byamushinjaga, ariko bamuciriye urubanza akatirwa igihano cy'urupfu. Ku itariki 16 Kamena 1996 nibwo Stoka yishwe hakoreshejwe kumutera urushinge. Ibiryo bye yasabye ni ifiriti iriho baga ndetse na ice cream. Ijambo rya nyuma yasize avuze yagize ati, mbabajwe nuko mwabuza abanyu, ariko nta muntu wanyu nigeze nica. Mu gitondo cyo ku itariki 13 Mata umwaka w'1984 nibwo Reye n'abasore be b'inshuti ze babiri bari mu modoka barimo baratembera, ari nako banywa ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga nyinshi. Ibiyobyabwenge banywaga byari biri mu bwoko bwa marijuana. Uretse umushoferi wari utwaye niwe utari umuranywa ibi biyobyabwenge. Ubwo bakomezaga urugendo rwabo ari batatu basinze, bageze ku iduka bagenzi be babiri bava mu modoka. Uyu Reye yagumye mu modoka hashize umwanya, agiye kumva bayumvise urusaku rwinshi rw'amasasa aravuze. Mu gusohoka ngo ajye kureba bagenzi be ibibabayeho, yasanze bagenzi be babiri bari kumwe bose bari hasi bapfuye. Wa mushoferi wari utwaye yari yakomeretse cyane, ndetse na nyiri iduka yapfuye. Byaje kugenda bite? Ako kanya Reye yahise afata wari utwaye amushyira mu modoka amwirukangana kwa muganga. Polisi yagerageje kumwirukanka ariko ntiyamufata. Kugeza ubwo yagejeje uyu murwayi kwa muganga, amaze kwamugeza ahita yitanga kuri polisi ngo ajye gusobanura uko byagenze byose. Ariko uwo munsi niwo munsi wa nyuma Reye yabonye ubwisanzure bwe, kuko yahise afata arafungwa, ashinjwa icyaha cy'ubwicanyi. Reye yari umuhinzi mu buzima bwe busanzwe,
yaje kwicwa ku itariki 13 Gicurasi umwaka wa 1997 muri Texas. Ku munsi we w'urupfu yaje gusaba ibyo kurya. Yasabye firiti, inkoko itetse mu mavuta ndetse n'umugati. Ijambo rye rya nyuma yasize avuze yagize ati, ndagira ngo mumenye ko nta muntu nigeze nica, ndabakunda mwese. Undi muntu wa gatatu naguteguriye mu bahamijwe icyaha cy'urupfu, ariko nyuma y'uko yicwa akagira icyo asaba cyo kurya cyangwa cyo kunywa akagira n'icyo avuga, ni uwitwa Andy. Andy yavutse ku itariki 23 Gashyantare 1945. Ku myaka 38 ye bwa mbere, Andy yafashe umwana w'umukobwa w'imyaka 3 ku ngufu. Polisi ntiyatinze kumushakisha ngo imute muri yombi. Muri Texas mu gace kamwe uyu mugabo yari arimo, tariki ya 7 Kanama 1978, umupolisi yinjiye agiye kumufata, ahita amurasa amasasu 3 mu mutwe yihuta. Umupolisi nawe yahise asiga ubuzima gutyo. Icyo gihe FBI yahise ikoresha imbaraga z'umurengere ngo imufate, kuko byagaragaraga ko uyu mugabo Andy arimo arabangama cyane. Nyuma y'igihe yaje gufatwa, ajyanwa imbere y'ubushinjacyaha, ahamwa n'icyaha akatirwa igihano cyo kwicwa. Igihe cye cyageze aho kiragera. Uyu munsi hari tariki 30 z'Ukwakira 1984 nibwo Andy yishwe atewe urushinge. Ifunguro yasabye bwa nyuma ryari ririho ibishyimbo, umuceri, imboga, ibigori ndetse n'isosi, arangije abasaba fanta ya Coca-Cola. Ijambo rye rya nyuma yasize avuze yagize ati, ndashaka ko mwese mumenye ko nta rwango mufitiye, ndabababariye mwese, nizeye ko uwo nahemukiye nawe azambabarira. Sabye imbabazi ku byo nakoze byose, ko uwo ari we wese nizeye ko rwose muzambabarira. Ku mwanya wa 4 naguteguriye witwa James Russo. James Russo nawe ni umwe mu bahawe igihano cyo gupfa, ndetse n'ibyo yakoze byose mu masaha ye ya nyuma biza kumenyekana. James Russo yari umuhanzi ndetse w'umunyamuziki ukomeye cyane. Rero umunsi umwe yari ari muri studio ari kumwe na producer we, nuko bagirana akabazo gato ya mu buryo batabashije kumvikana. Ubundi James Russo ahita arasa producer we, amaze kumurasa umugabo wari uraho hafi yahise yirukanka. James yaje gutekereza ko uyu mugabo ashobora kuzamuvamo, nawe yahise amwirukanka haramufata, amuzana uruhande rwa producer, nawe arahamurasira arapfa. Ntabwo byatinze, mu masaha 2 gusa yahise afatwa, ahanishwa icyaha cy'urupfu. James yishwe tariki ya 19 Nzeri 1991 atewe urushinge rumwica. Ijambo rye rya nyuma yavuze amazina y'inshuti ze zose, ariko abivuga mu buryo bwa gihanzi. Aya mazina yavuze mu buryo bwa hip hop. Ibyo yasabye byo kurya byose we yisabiye pome. Ku mwanya wa 5 naguteguriye uwitwa Jeffrey Allen Barney. Allen yavutse ku itariki ya 1 Werurwe 1958. Ubwo yari akiri umusore muto, yaribye bamujyana muri gereza. Nyuma yo gufungwa amezi 8 yaje gufungurwa. Ageze hanze ya gereza, umugabo wari inshuti ye witwaga Steven yaramwizeraga cyane, maze abona ko uyu nguyu Allen agifite ahazaza heza, niko kumuha akazi ko kumukorera iwe mu rugo. Ku munsi umwe Steven yari yagiye mu kazi, uyu Allen yaje kujya impaka n'umugore w'uyu Steve wari shebuja nyine, kugeza ubwo yarakaye cyane, maze aterura ikintu agikubita mu mutwe w'uyu mugore wa Steven, yahise asiga ubuzima. Ako kanya Allen utari umaze igihe avuye muri gereza, ntabwo byatinze icyaha cyaje kumuhama, niko guhita asubizwa vuba na bwangu muri gereza bidatinze. Ako kanya kandi hasi hakurikiraho kumuburanisha, maze ahanishwa igihano cy'urupfu. Allen yishwe tariki ya 16 Mata 1986 ubwo yaterwaga urushinge ruhita rurangiza aferi yose. Uru urushinge rushyira akadomo ku iherezo ry'ubuzima bwawe bwose wari ufite kuri iyi si, kuko uhita upfa. Ibiryo yasabye bwa nyuma mbere yuko anyongwa yatse snacks ndetse n'amata. Ijambo rye rya nyuma yagize ati, ndasaba imbabazi ku byo nakoze byose, nkwiriye kino gihano,
Yezu mbabarira. Ngaho nimunyemerere tugere ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga uwitwa John Frank Garrett. Frank yavutse ku itariki 24 Ukuboza 1963. Ubwo yari afite imyaka 17 bari batuye imbere y'urusengero rw'abanyagatolika. Uyu musore yaje gukunda umubikira, hamukunda urukundo kabisa, urukundo rufite imbaraga. Yateye intambwe ajya kubimubwira, umubikira aramuhakanira, amubwira ko bitashoboka, ahubwo amubwira ko yazajya aza gusengera kuri iyo chapelle yaho. Ntibyahatinze, ku itariki ya 9 Ugushyingo 1981, uyu musore Frank yaje kwinjira mu kigo cy'abihaye Imana, afata wa mubikira aramuzirika, maze amufata ku ngufu arangije aramwica, byose abikorera aho ngaho imbere mu kigo. Ntabwo byaje gutinda, kuko mu minsi 10 gusa Frank yarafashwe ubundi akatirwa igihano cy'urupfu. Yishwe ku itariki ya 12 Gashyantare 1992. Ifunguro rye rya nyuma yatse ice cream, naho ijambo rye rya nyuma yagize ati: ndashaka gushimira umuryango wanjye kubw'urukundo no kunyitaho, naho abasigaye bose kuri iyi si baragasoma ikibuno cyanjye. Ku mwanya wa 7 turahasanga uwitwa William Prince Davis. Davis yavutse tariki 24 Mata 1957. Yari umuhanga cyane mu bijyanye no gusakara inyubako. Umunsi umwe ubwo yari arimo arasakara, yabonye umugabo n'umugore bari barimo barakora imibonano mpuzabitsina. Nuko aramanuka ahita yica wa mugabo, maze afata wa mugore ku ngufu, arangije nawe aramwica. Davis yahishe ibimenyetso nyuma yo kugaragara kw'iyo mirambo uko yari ibiri. Nyuma ariko ubushinjacyaha bwaje kumutumizaho, biza no kurangira ibimenyetso bigaragaje ko byanga byakunda ari we wabishe. Davis icyaha bamaze kukimuhamya, bahise bamukatira igifungo cy'urupfu. Yishwe tariki ya 14 Nzeri 1999. Ibyo yatse byo kurya, yatse amaguru y'inkoko, ibishyimbo, umugati, snacks ndetse na Coca-Cola. Naho ijambo yasize avuze yagize ati: ndashaka gusaba imbabazi umuryango wanjye wose kubera akababaro batewe n'ibyo nakoze. Ndashaka no gushimira abagabo bose bakatiwe urwo gupfa kubw'urukundo banyeretse muri iyi myaka. Nizeye ko guha umubiri wanjye abakora siyanse hari ikintu bazawukoresha bigatuma hari uwo bifasha. Ibyo nsigaranye byo kuvuga, mwese murakoze cyane. Munyemerere tugire ku mwanya wa 8 ari wo mwanya wa nyuma nabateguriye. Umwanya wa 8 turahasanga uwitwa Gerard Lee Mitchell. Lee yavutse ku itariki 27 Ukuboza umwaka wa 1967. Ubwo yari akiri umusore mutoya, yahuye n'abagabo babiri bari mu modoka bagiye kugura ibiyobyabwenge. Aba bagabo babiri bamubajije aho bagura ibyo biyobyabwenge, maze Lee ababwira ko ibyo biyobyabwenge abifite, ngo gusa ntago ashobora kubibahera aho ngaho bahuriye koko. Abo bagabo babiri bahise bamushyira mu modoka baragenda, gusa Lee ababwira ko nibagera aho agomba kubibahera ari buze kubibaha. Lee yahise abatunga imbunda, abasaba ko bakomeza kugenda. Mu bwoba bwinshi bakomeje kugenda nabo nta kibazo. Bageze imbere aho yashakaga, yahise bose barasara bica, ahita atwara ya mafaranga bari bafite yose, ahita yatse imodoka aragenda. Umuntu wari uri aho ngaho wabonye ubwo bwicanyi bw'uyu musore nawe yashatse kwirukanka, Lee amunyuzamo isasu nawe baramwishe. Polisi mu kuhagera bagerageje kumwirukanka ariko baramufata. Bakimara kumufata yahise babwira ati: narasha abahungu babiri b'abazungu, sha murambaza iki? Lee yaje guhamwa n'icyaha maze akatirwa igihano cy'urupfu. Yishwe ku itariki 22 Ukwakira mu mwaka wa 2001, aho yakoraga akazi k'ububaji, bikaza kumenyekana ko yangaga urunuka abazungu. Ijambo rye rya nyuma yagize ati: mumbabarire kubwo kubababaza, mumbabarire kubwo kubambura ubuzima, ndasaba Imana imbabazi. Ndabizi ko bishobora kuba bikomeye, ariko ndasaba imbabazi ku muryango wanjye. Ndagira ngo kandi bamenyeshe ko nkunda buri muntu wese. Mukomeze mukomere, mumenye ko nzahora mbakunda iteka. Ndabizi ko ngiye kubana n'Imana, nimuririre mu byishimo ku bwanjye. Uyu Lee ifunguro yatse bwa nyuma we yiyakiye za bombo,
aranyunguta karahava nawe aricwa ava mu mubiri. Inaha kandi nsoreje ikiganiro isi duteho cya none, ikiganiro cy'imbuto TV dukora kuri internet. Ushaka gutanga igitekerezo cyangwa se inyunganizi waduhamagara kuri 0788902758. Ushobora kandi kuba watwandikira kuri WhatsApp, nimero iri kuri WhatsApp. Naho ngiye gutegura iki kiganiro kandi nkaba nanakikugejejeho, nitwa Frank Ruguzangoga. Naho ubutaha. Isi mu mvuduko biterambere, iterambere ridasigana n'intambara, ubukene kuri bamwe, inzara ihitana abantu batari bake, ubibyorezo n'uruhuri kuri iyi si. Ugize ngo isi dutuyeho, isi mu iterambere ry'iyubakwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ndetse no kurebana y'ingo hagati y'ibihugu bimwe na bimwe. Ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu hagendewe ku mbaraga, ubushobozi bw'umuntu cyangwa se igihugu runaka. Ikiremwa muntu mu mugambi mubisho wo kwimika imbere amanyanga, ruswa, amacakubiri, irondaruhu byose hagamijwe kwigwizaho imitungo. Isi dutuyeho ubu none hiri mu muvuduko w'ingeso mbi, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku rwego rukabije, ubusinzi, ubujura n'ubusambanyi. Ubu none ikiremwa muntu twamaze kwadukira nabo duhuje n'abibitsina, wagira ngo nagashinga kanditse neza twanasabira inguzanyo. Aha, ngo ni uburenganzira da. Ubusumbane mu buvuzi, uburezi, ubutabera kuri rubanda rwa naho nikora. Dore ubu hari umurengwe kuri bamwe kandi abandi barimo baricira isazi mu maso. Dore ubu divorce zirabarirwa mu bigezweho, abana baraboroga, ababyeyi nabo bapfa babyara, umubare wabo urarushaho kuzamuka umunsi ku wundi kubera kubura ubuvuzi n'ibikoresho bihagije. Ngaho menya byinshi byihishe mu ikoranabuhanga twita ko rigezweho umunsi ku wundi, uhereho umenya umutego mutindi ikiremwa muntu twiteze. Ibi byose ndetse n'izindi ngingo tutagarutseho ni bimwe mu bikubiye mu kiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cy'imbuto TV dukora kuri internet. Isi dutuyeho.